twongeye kubasuhuza abakurikiye ibyahishuwe Media TV. Nkuko mumenyereye ibyahishuwe Media TV tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tugasura abantu batandukanye, tukaganira bakatubwira ijambo ry'Imana. Tuba duhari ku bwanyu, ibi byose tuba dushaka nimwe tuba dukorera. Ibyahishuwe Media TV twifatanyije namwe muri ibi bihe byose turimo, kugira ngo Imana ikomeze bashyigikire, Imana ikomeze kubarengera, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwanyu. Tubasabiye umugisha mwebwe mwese muba mukomeje kureba ibyahishuwe Media TV, mwebwe mwese muba mukomeje kudukorera comment ku biganiro bitandukanye tugenda tubakorera. Imana nikomeze kubaho umugisha. Ariko nanone ibyahishuwe Media TV tugomeza tubabwira ngo mujye mukanda subscribe, like, comment ndetse musangize n'abandi. Tuba duhari ku bwanyu, nimwe dukorera ibi tujya kureba, batujya gusura ni ku bwanyu. Rero uyu munsi nkuko mumenyereye ibyahishuwe Media TV twagiye gusura abagabo babiri batandukanye, mbaza ngo turaganira kuki. Hari abantu benshi bakomeza batwohereza message batubaza cyangwa se bandika muri comment ngo ibyahishuwe ni iki, ngo ibyahishuwe ngo iri zina ryavuye kuki, ngo se ngo ibyahishuwe mwabikuye hehe. Twasuye rero abagabo babiri batandukanye, baratangira batwibwira, nibamara kutwibwira tuze kubabaza ese bo babyumva gute, ibyahishuwe babyumva gute, ibyahishuwe ni ibiki tuba tuvuga hano ku byahishuwe Media TV. Reka duhere kuri uyu nguyu atwibwira. Nitwa Elize Gashirabake. Yitwa Elize Gashirabake, turamwakiriye hano ku byahishuwe Media TV. Hari undi nawe uri hano kuri uruhande, nawe reka tumwakire. Muraho muri. Turaho turashima Imana, turakwakiriye mwese mwimve mwikaza hano ku byahishuwe Media TV. Rero bano bagabo turi kumwe nabo tugiye kuganira, bakomeze badusobanurira. Reka duhere hano tubaze ngo ibyahishuwe ni ibiki. Hari abantu benshi batwandikira batubaza ngo ibyahishuwe ngo iri zina ngo ryavuye he. Wowe iyo bavuze ibyahishuwe ubyumva gute? Ibyahishuwe ni ibiki? Ibyo ni ibiki byahishuwe? Murakoze. Ntekereza ko abantu benshi batanzwe bambona hano kuri icano. Nge sindi umushyitsi cyane, niyo mpamvu ntivuze, gusa nitwa Prophete Rora kubw'Imana. Ndagira ngo rero mvuge ko iryo jambo waruvuze ku bantu bemera Imana mu butatu, cyangwa se Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka. Iyo bavuze ibyahishuwe nibo nshaka kubwira, kuko abandi bo bitewe n'imyemerere birashoboka ko atanabyumva ibyo navuga. Ariko ibyahishuwe ni ibintu nyine bihishwe amaso y'abantu, amaso kuri tekinoloji, amaso y'ubwenge bw'abantu, amaso y'abahanga babaho, akaba ari ibihishwa ayo maso yose. Ariko hakaza kuza ijambo bita ngo ibyahishuwe, ni ibyahishuwe n'Umwuka Wera, y'Imana mu butatu. Iyo rero niyo nshaka kuvuga ngo abizera bo barabizi neza ko muri se rwose Umwuka Wera niwe ukoresha iyi mpano bita guhishurirwa. Niyo mpamvu rero umuntu wese waba ucidikanya yibaza ngo ibyahishuwe ni iki, ni ibintu bihishwa amaso y'abantu, ariko ku Mana bikaba bishobora guhishurirwa hifashishijwe impano yo guhishurirwa. Nuko nge mbyumva. Urakoze cyane kudusobanurira ko byahishuwe. Ibyahishuwe uvuze ngo nubihishurwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe atanga guhishurirwa, niwe utanga ihishurirwa. Haleluya, haleluya. Reka n'uyu tumubaze ibyahishuwe. Ibyahishuwe, guhishurirwa, numvise hano hepfo bongeyemo ngo n'Umwuka Wera. Ibyo bintu byahishuwe ubyumva gute? Bibiliya ivuga neza yuko Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yavuze amagambo meza. Cyari igihe yari ari ahantu hari hasa nk'ahagoranye kuri we. Amagambo yavuze ngo ku munsi w'Umwami Imana nari mu mwuka. Umwuka Wera aramusanga, yimuhishurira amagambo, amuha ubutumwa ashyira amatorero 7. Icyo gihe Yohana yari ari mu gihe cyo guhishurirwa. Hari ibyo Umwuka yamuhishuriye arimo asenga, kuko iki gihe yagize ibyo kubana n'Imana, yinginga Imana, aganira n'Imana. Agira hishurirwa ry'amatorero 7 Imana mu butumwa azajya kuyabwira. Kera
abantu barasengaga bakarota, umwuka wera akabasura, akabahishurira ibizaba n'ibiriho n'ibyenda kuba. Uyu mwuka niwe ujya uhishurira abantu iby'iminsi n'ibihe, binyuze muri rya jambo ruravuze, Imana Data, Umwana, Umwuka Wera. Imana ibafashe. Amen, amen. Nkomeje kugenda ngira ibyo numvamo, ibyo ngenda nunguka. Ese mpere kuri Rora, umuntu uhishurirwa ni muntu ki? Ninde wahishurirwa? Nanjye nahishurirwa? Nanjye ibyo nahishurirwa nakora iki kugira ngo mbashe guhishurirwa? Murakoze, ndashimira cyane umukozi w'Imana Elisa, uko nanjye ndumva yunze cyane mu byo navugaga, nubwo burya turafashanya. Icyo navuga ku umuntu uhishurirwa ntabwo ari abantu bose, hari ababihawe kubw'impano y'Imana. Abo rero nibo wabyumvishe ko nawe ko ndi umuhanuzi, nibo uzumva avuga ko ari umuhanuzi, ndetse bibe bizwi n'abantu barenze umwe ko ari umuhanuzi. Ashobora rero uwo guhishurirwa, n'uwo nemeza ko ushobora guhishurirwa, umuntu wabihaweho nk'impano y'Imana. Murakoze. Elisa, umuntu uhishurirwa ninde? Nanjye nahishurirwa byagenda gute ngo nanjye mpishurirwe? Umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza akamwubaha, Imana imugabira iyo mpano y'ishurirwa. Amen, amen. Dukomeje cyane, nkomeje kugenda nezezwa n'ibi mukomeje kugenda mutubwira, binejeje umutima wanjye cyane. Ese naba narigeze mpishurirwa, nkaba nagira igihe cyo kuba mu bihe byo kudahishurirwa? Urabyumva gute? Bijya bishoboka ko haba igihe umuntu ajya cyo kubana n'Imana, hanyuma hakaba ikindi gihe ataba hafi y'Imana, bitewe n'ibyo arimo, bitewe n'ibyo atekereza. Icyo gihe kikagenda gisa nkaho kuri we atakinjiramo neza uko bikwiriye. Ariko umuntu wese uri mu byiza yo gusenga, ahamanya n'Imana, Imana ijya imusura ikaganira nawe. Birashoboka rero ko nawe Imana yakugirira, wagirirwa ubuntu n'Imana, Imana ikagusura ikaganira nawe, ikajya ibyiguhishurira, haba kuri wowe, haba ku muryango, kuko bizagenda mu gihe kiri imbere. Murakoze cyane. Amena. Reka nawe Rora tukubaze, ni iki cyatuma ndahishurirwa narigeze mpishurirwa? Niba mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize narahishurirwaga, narifite iyo mpano yo guhishurirwa, ni iki gishobora gutuma ntahishurirwa? Murakoze. Nk'uko umukozi w'Imana bivuze, niko kuri. Umuntu wese wahawe impano yo guhishurirwa, iyo ari mu bihe byo gusenga ashobora guhishurirwa, ariko iyo abitakaje bishobora kwikupa. Gusa kuko Imana burya bitewe n'impamvu yayo n'igihe ishaka kuvuganira n'abantu bayo, kandi burya abantu bahawe kuvuga ubutumwa mu buryo butandukanye n'ahantu hatandukanye. Iyo rero kubw'umugambi wayo n'iki ishaka kubwira abantu, burya ishobora no kubirengaho waba uri no mu izo ntege nkeya cyangwa se udasenga, ugahishurirwa kugira ngo wenda nawe ubwawe ugaruke mu murongo. Ushobora guhishurirwa kugira ngo wongere ushaka Imana, wenda ugahishurirwa ibintu bituma ushaka Imana. Niyo mpamvu rero ushobora kuba mu ntege nkeya bikikupa, ariko kubw'umugambi w'Imana bishobora no kugusanga mu ntege nkeya ugahishurirwa. Amen, amen. Ndongera ndibaza nti, niba ntarigeze mpishurirwa, niba se wenda nta nabisobanukiwe, nakora iki ngo njye kuri iyo liste y'abahishurirwa? Nabigenza nte ngo mbe uhishurirwa? Nanyura mu yihe nzira? Hari inzira bisaba se, cyangwa nshobora kubyuka ngahishurirwa? Nshobora kuba gutya ntambutse ngahishurirwa? Bisaba iki kugira ngo umuntu abashe kugera kuri urwo rwego rw'uko ahishurirwa? Kuko nkurikije ibyo mwakomeje muvuga, ntabwo abantu bose ntabwo bahishurirwa. Murakoze. Icyambere ni ukubana n'Imana.
nicyo cya mbere. Ubundi gusenga ni uwo muyoboro mwiza ujya uduhuza n'Imana. Hanyuma tukirinda ibyaha. Ibyaha bijya bituma ahanini dutandukana n'Imana. Ariko iyo turi mu gihe cyo gusenga nta mutima uducura urubanza, kuvuga ngo tuba dufitanye ubusabane n'Imana. Muri icyo gihe rero ushobora gusenga kubw'umugambi w'Imana, n'icyo Imana igambirira kukugeza cyangwa kumenyesha, ikagusura, ikaguhishurira ibyo uyisaba, ibyo utekereza cyangwa ibyo wibwira, Imana ikaguha icyerekezo cyabyo. Amena, arakoze cyane. Reka dukomeze tubazarura, ese twerekera no ku musozo. Ni benshi mwari mwaratubajije ibyerekeranywe n'ibyahishuwe Media TV, aho twabikuye ni kuri ibi byose bano bavandimwe bakomeje batugezaho. Ese icyo nibaza muri aka kanya, umuntu uhishurirwa, guhishurirwa umumaro wabyo ni uwuhe? Inyungu yo guhishurirwa ni iyihe? Kuba wahishuriwe bikumara iki? Kuba wahishuriwe bisobanuye iki? Reka tubazerura. Murakoze. Guhishurirwa nyine no guhishurirwa, ibihishwe buryo byahishuwe habamo kugira impinduka ku bantu. Niyo mpamvu niba wahishuriwe yuko hari ibyo ugomba gukora kugira ngo Imana irusheho kukwemera, burya inyungu ibirimo. Guhishurirwa rero harimo byinshi, kuko ni n'isezerano ry'abantu bose bizera ko mu gihe minsi y'imperuka umwuka w'Imana azaza ku bantu, kandi icyo azaba agamije ni ukugira ngo habeho umurongo, kuko ubundi ubutumwa kugira ngo bugire imbaraga nabonye hakenerwa guhishurirwa cyane, kubera ko iyo umuntu ahishuriwe ibihishwe akenshi niho Yesu yaravuze ngo nibatemezwa n'ibyo muvuga bazemezwa n'ibyo muzakora. Guhishurirwa rero harimo ibitangaza, harimo imirimo ikomeye y'Imana, harimo iby'ubutware bwinshi buba mu mavuta yo gusenga. Iyo umuntu ahishuriwe habamo kunguka cyane. Nekereza yuko umwuka w'Imana adahari ngo ahishura, ahubwo itorero ryagira intege nke zikomeye. Guhishurirwa ni ibya mbere. Niyo mpamvu mbwira n'abantu baduteze amatwi, murusheho gusenga musaba ihishurirwa, murusheho gusenga musaba umwuka wera abahishurire, abamenyesha iby'iminsi n'ibihe, yende ku by'Imana Data abibahe, kugira ngo mubeho mu buzima bwo kuganira n'Imana, bwo gukorana n'Imana. Kuko iyi minsi dukeneye kumva ijwi, dukeneye guhishurirwa, dukeneye kugendana n'Imana ivuga, Imana ikora, Imana y'imirimo. Imana n'ubundi kandi reka nkubwire, Imana si amagambo, Imana ni imirimo. Imana rero iduhana umugisha, kandi ndashimira cyane uyu mwanya muduhaye. Murakoze. Shalom shalom. Reka tubabaze twerekera ku musozo, ese hari inyungu iri mu guhishurirwa? Hari icyo mwakongeraho? Murakoze cyane. Iri jambo guhishukirwa ni ijambo n'abantu ba kera bajyaga bakoresha. Iyo uhishuriwe ikintu ni ukuvuga ngo biguha umurongo uburyo ugomba guhagarara kugira ngo ubone uko witwara muri cya kibazo wari ugiye kugeramo. Ndaguha urugero. Uyu munsi ndamutse ndyamye ngahishukirwa ko imbere yanjye hari ibintu ngiye guhura nabyo, birashoboka byaba ari byiza cyangwa akaba ari bibi. Inyungu ni uko iyo mfashe icyo gusenga, ya masengesho nasenze aragenda akagera imbere y'Imana, agakora umurimo ukomeye kuri bya bintu yabigiye kumbaho. Ubundi iyo dusenze hari amasengesho dusenga ahindura ibintu byanze guhinduka, agahindura imigambi twavuze ngo yaba ari mibi cyangwa ari myiza. Iyo ari ibyiza Imana iguha imbaraga zo kunezeranwa nabyo, iyo ari ibibi nabyo Imana yabikurinda. Niyo nyungu iba mu gushukirwa. Murakoze.
barakoze cyane abatumirwa bacu, ndizera neza ko abakomezaga batubaza ngo ibyahishuwe n'iki, ibyahishuwe media n'iki, ni ubusobanuro bw'iri jambo ibyahishuwe. Mwumvise ko ibyahishuwe bifite umumaro munini, bituma umenya ejo uko hameze, bituma umenya uko ejo uzitwara. Turabashimiye rero mwese abari bakurikiye ibyahishuwe media TV, mujye mukomeza gukanda subscribe, like, comment, musangize inshuti zanyu, tuba duhari ku bwanyu, duzakomeza kubagezaho ibyiza bitandukanye. Shalom shalom.